urazi yuko rika na Ruvuyanga ari inshuti ne babwira ibintu byo kumbuga ntibikabeshye bari mugora twa twicaye kuri table turi gusangira mbese abantu barangana bagasangira kwa kundi ejo ndi nuze FNFM marukuntu banyahuranyije ukuntu nabatatse nyine batatse gake ariko biraho ngaho namutema mu bindi naho bagiye kunsubiza kumera abantu hawo nubwo ari cyatwa gikombe ariko nyine abakunzi ba peri igikombe bazagihabwa rwose bagiserebure bakiryoherwe ibintu bigenda neza cyane baza ko idafite ko itagenze neza ko nabo itagikwiye gutse kandi yabaye yambere wenda wava muri protocol w'icyo design batumye ikipe izatwara igikombe kandi byose akagikombe officiel wenda ko tuyaye kishimwe ko itabire ligue yacu ariko igikoni kuro yanuze yacu yo kujya gutwara yuko ama equipe asanzwe yitwara. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amandu. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose yaba wedding, event, party and a birthday day or in Kevino Entertainment with Kevino Photographer, you can contact us on 0788773185 and even you can follow us on our social media. Kevino Photographer, online service, make more than one with us. Tuguhaye ikaze kuri wowe udukurikirana umunsi kundi kuri udukurikirana hano kuri Step Up TV Show. Wakibaza ngo turi kumwe nande bamwita mwarimu bimeze neza na mahoro kabisa cyane. Umwe mu ba content creator ba football wundi anaramenye ka content creator abantu bo muri entertainment, anaramenye ko aba content creator ari abantu nyine baba muri rabintu bya entertainment. Mwarimu abarijanditse abazanye terme nyinshi cyane mbese mwarimu yabimeze gusa muri content za football meze nkaho ari we wa mbere wana kabisa. Urakoze cyane. Harya yicano bayita Step Up TV Show ubwo kugira n'abantu babakunde ni cyakangaje kutuda hano ni cyakangahe ubundi ntabwo nyine njya ninjira ubu ninje match yanjye nyine ngenda umunyeshuri muri University of Rwanda ndi muri iya 1 nyine ubwo mva aribwo ndabitangira ibintu ariho nabitangiye gufite n'abantu benshi nanjye n'ikigali University mu mwaka wa mbere unatangiye kuzanya ngerageza nkashaka ubuti natumura nkaza ukibuga nanjye bwa nyine urabona nyine turakora n'undi ni my screen we akora muri sport nje muri entertainment usibye ko we nyine yiga Inyagatare muri university yaho mukazamusha ko sheni arabikora akabinyareza nje ngabyeditinga nkabishiraho nyine bari mu ndege ya sport niko ngita indege ya sport tubyita indege ya sport ari mambo de pilote nyine niwe mu pilote butwara ukabusura umuti ngomba muri entertainment byamba muri entertainment uri umuti njye muri ndetse uri umugenzi ugenda ureba mu ndaya nyine we washiramo abagenzi none mukagenda hejuru ya pica amakuru meze se wamuyare batari bya bindi byo kubamo ibintu mudasobanukiwe yego birasobanutse rero nabango nanjye nuko naje kandi mu by'ukuri nawe urumva kuri umujye mwiza uri mu nziza kandi aho uko biri kose araho maze kugeza ibintu byanjye rero ni icyizere cyiza yuko nawe ejo cyangwa se ejo bundi ibintu byawe bishobora kuba bimeze neza cyane kabisa tinga video nyone ndi kugera na ibintu bya bishadije bimeze neza. Uyu musore niba naraje ku kibuga ngaza umunyamakuru nazamwe video cyane masugije na 7 ndayezi njanyire bishot urumva rero naje binakorera gatatu tugeze nakorera gatatu imyaka 3 imyaka 3 wabigezeho rero wakoze cyane n'ubukora cyane uruna ko n'amakampani asigaye kwihahirira ko akabati twamamaza bagwereza mu mafaranga reje 1,000 bakaza ari nka batanu numva ko ubutangiye kugenda ibyaza amafaranga ni motivation rero kwa jeune bato nawe babyinjiyemo n'abandi bashaka kuza na nshaka gupenetra ukagenda ukora amafaranga menshi yada nuko agwati ngo bano bantu se batari kubitanga ko kumarabye babona amafaranga uyo mafaranga araboneka mu gihe witwaye neza ukagira consistency mu bikora ukabikunda ugakora byinshi bishoboka muto navuga abantu bagutiza urukundo bino bintu bikora abantu nda batakwemera batagira cyata kwizeramo dukura muri kariyeri hari ukuntu uzana n'ibintu utanazi n'abakenyi ariko ugenda abantu nabo ugenda bamenya abantu bakwikundira ukabona ibintu biciyemo cyane minwa rero abantu
mukunde umujene wacu kabisa. Abantu bankunda kuri Step Up TV show gake gake nyine tuba dukurumba nibwo tuba turi gutangira n'amasomo uri kubihuza n'amasomo urebye nabi wanafatwa nayo byago amateka ndetse na igere. Okay, nuko kugenda nyine tugerageza namwe twaba nyine mu dukundishije abantu ni byiza kandi thank you murakoze nyine no kuno umuntu ababona kabona mu bantu batawe nyine kuri umuntu ajya abona muri kumwe n'abari igende kuri za SO kuri Radio Rwanda nyine nyine utabaye ari ibintu bisanzwe te urazi ko tunanana turagera n'abara turi kumwe n'ababifuza kugera handi niko ubuzima bwa muntu ngane umutwe Beken ati ubuzima bwacu ni gupfa dusaba tuzatinza nsaba ndabikora nasaba rero buri muntu yifuza ku upgrading akagera kuri higher as he can ndiko byumva nyine Max barigoye tugiye bisaba imbaraga ugategereza mu mugambi w'Imana nyine ukagenda ugerwaho no kwisengera ibintu bigatama ni gake gake nyine ibintu ni step by step nyine kandi kuri Step Up nyine twizera ko ni gake gake ariko nyine at the end iyo ukora ibintu ukunda n'abantu bagukunze ugera hejuru cyane kabisa. Match se ntabwo ayireba match ntabwo APR ubundi ngo yakora itero igikombe siko bigenze 3-3 ariko n'ubundi iri champion 36 na no mataha n'ubwo ari yatwaye igikombe ariko nyine abakunzi ba APR igikombe bazagihabwa rwose bagiserebure bakiryoherwe ibintu bigenda neza cyane. Ariko hari abantu nagiye mbona nyine abanyamakuru bamwe bari kubidutaho ngo APR ngo ntabwo igikombe ngo igikwiye ngo ari ngibi yenda baza ko idafite ko itagenze neza ariko nabo itagikwiye gute kandi yabaye ya mbere yenda wava muri protocol w'icyo design inze batumye ikipe izatwara igikombe n'igikombe kandi byose akagira igikombe officiel yenda ko tuyaye kishimwe ko itabire ligue yacu ariko igikoni kuro yanuze yacu yo kujya gutwara yuko ama equipe asanzwe yitwara wa muco wacu n'uburyo kibatanga ibikombe. Ubwo rero urumva ko ibyo bintu rwose ni sawa cyane. Hano nanjye ndi kugira ngo inshingano ariko ndi kugenda ndabibona kandi abantu rero ngo nanjye niko nabyumvaga ariko numvishe rigana ari gusesengura ati ikipe zitakinye muri kondisiyo imwe ikipe arandikisha abakinnyi ngo bagera muri 45 ikinisha abanyamahanga umubare bonye ni gute undi wavuga ngo yabitanga ibikombe rimwe ikinisha 6 nabwo byagoranye ikipe ikinisha nyine batatu ukabona na kondisiyo bakiniragamo ntabwo ari ntabwo bihuye nyine rero ibyo abantu bakurikira umupira batabana bisoma akenshi nabyo bitanze nko dushaka kugira ibintu constructive cyangwa se destructive cyangwa twubaka rero akenshi nabyo tugiye natwe hari ikintu tuvuga tuzi ukuri ariko ukeneye attention ibyo bintu byangiza abantu bifite cyane kuba babisesengura cyangwa se ngo bumve nyine ubwenge buri behind ntabwo rero ntabwo benshi bakagenda mu kigare ni ikipe kuri genge twa gikombe nyina gitse ahubwo babafite ko cyagenze neza bari kuyezera igikombe kimeze ukuntu kwayo ariko igikombe cyana amahame igikombe kikaza gisa kwa kuntu cyo gutanga akandi kaza nakubaza nyine uri na mukuru wacu ibintu by'itangazamakuru yego ubundi hari ibintu byaramenyere muri entertainment twona nyine abanyamakuru bahangana abandi n'abandi ubundi nyine ni gute uri kubona ko nyine intambara hagati y'abanyamakuru yabaye nini cyane nyine amasa cyane ureba kuri Instagram urebe post ziba zihari nyine ubona basubizanya muri comment urugero Ruvuyanga na Rikari none se urazi yuko Rikari na Ruvuyanga ari inshuti nyine babwira ibintu byo kumbuga ntibikabeshye bari mugura twa twicaye kuri table turi gusangira mbese abantu barangana bagasangira nyine ugomba ndibaza ariya bara ni content ni social media bari gucuruza ni nka entertainment showbiz ni entertainment biri wide range wabona umuntu yandikiye undi aramusubije aramuturinze agize uti ariko bya ni pack y'ubundi buzima bure kuri internet ntabwo bita biza ngo bijyane uko abantu babaniho umwe nashinjyana n'undi namutwereye undi nabyara namukande uya rero ko tumenyereye cyane muri entertainment ariho nyine bahangana ubwo yaboraga muri foto bura bati binaga entertainment siporo wakritika umuntu kamwahuranya ariko nese ngo urazi ko nakwa kundi ejo ndi nuze FNFM marukuntu banyahuranyije ukuntu nabatatse nyine batatse gake ariko biraho ngaho namutima mu bindi naho bagiye kunsubiza ku mwera wanje bamamaga ati yo kwahuranya ndavuga ati munyahuranye gake barahuranya ariko umuntu wabibonye avuga ati kugenda kose FNFM nagikura mwari muri ijoro ryiza ibiki n'ibiki ibintu nk'ibi
bajya mujye mureba ibintu mwinzoyinga ariko biriya bintu ari ibintu bigari cyane biraba ari ibintu nyine bwa abantu bakurikirana ku mbuga ntibikazajya birabashuka babone ko ibintu biri ku mbuga nyine bahita babifata nk'aho ari ibya nyabyo habitezi n'undi cyangwa ubushishozi ni ukugira ngo ibintu babwira nyine babaranse impande zose njye noneho mba ndi kubyumva nyine nyine kubera ko mbimenyera abantu batwika niyo mpamvu nyine muri siporo bisa nk'aho byatunguranye cyane cyane kabisa byaratunguranye kabisa nta kibazo ngo dukondeshe papa wawe rero mukunde mwundire imfura ni umujene akeneye urukundo rwanyu akeneye urukundo rw'abanyarwanda mwundire abantu mwundire Step Up TV Show. Okay. Harya ubwo amazina yawe ni? Banyita DJ End nje kuba nibera entertainment. Ubundi abari Mambo the Jote muri Deja Sport. Ariko ndumva nawe ifite nosiyo. Yes, sport nyine ngewe n'umuntu uri ko byeditinga n'ibiki ndabyumva niyo nabonye umwanya biragoye ko abantu muri jana bakunda sport nyine ntabwo abura umujene n'undi gake showbiz iki kigezweho rero showbiz iki kigezweho kandi kurusha ndetse munyuramo yamana ubwo uri kuvuga cyane kuko yamana ubu arafungiye kuri station noneho biri kuvugwa ko we na Vava nyine hari amakimbirane yabo ariko nyine nta makimbirane biragoye kubisobanura yamana mbere ko bamufunga yasohoye video kuri YouTube abantu bayire abivuga kandi ukumva na side ya Vava ngo yamugonze nayo kumva ni yanyaye nyine mvuga ubutabera butarabuzamo bitabigorana kumva ngo wabisone yamana arabivuga ukumva ni innocent ariko yamana yasohoye video igaragara abantu benshi baragiye gufata ko yamana asa nkaho ari we innocent nyine mwereke asera video byari ko ari ibibazo byari ko bati yamana nagushima iki nyine kubera ibyo biriya se biriya nyine biriya sinavuga ngo biriya bitwereka ikira nyine biriya bintu biri komplike kuba wamenya ngo bimeze ute urabona ejo bundi bari kumwe bisa nkaho urebye n'iki wigiramo ndi kureba gutya abantu bari gushwana n'ibiki nyine ngenda mbona kuri ibyo bakoze ndumva nkeka ko uyizi nyine uri mushobi pari kuri ukuntu ibintu byagiye bigenda nyine byose byo mba naragiye mbikurikira ariko nyine nebeno niwe rwamagara se oya ntabwo ari njye bana abafana ko bariyo ntacyo mandiye nambona nyine biriya ibintu bisa nkaho nyine kwizeriwe n'ubwo bisigaye bigoye muri make ni nkaho ariko ntako byeze ubwo rero yenda kujya gukora ngiye mu kandi kazi babareye kabisa nawe ukunde dukora iki kiganiro n'ikindi gizanye na nzago mwarimu turi kumwe asante sana